Icyizere mu mubano niryo shingiro ryo kuramba kwawo. Kubona umuntu muzasangira ubuzima bwawe bwose busigaye na kiza nkabyo, ariko nanone hari igihe umwizera we akaguta mu nama. None se ni gute wavumbura ko umusore mukundana kubeshya nta rukundo nyarwo afite? Hano twagukusanyirije ibimenyetso 10 bizakwereka ko umusore wihebeye udakwiye kumugira umwizerwa. Iyi ni Story House, nge nditiane mahirwe. Ikimenyetso cya mbere burya gishobora kukwereka yuko umusore mukundana atari umwizerwa kuri wowe ni iki ngiki. Iyo mugiye impaka akubwira kubaza runaka, uwo kanaka ni inshuti ye magara, ariko igihe cyose hari byumbajije akumva kubisobanura utari bubyumve neza, akubwira kubaza kanaka. Ese kuki akenera kwitabaza abandi? Nuko uwo kanaka wari umunyamabanga yo kukurusha, ndetse hari na byinshi amukingiraho ikibaba, wowe ugahera mu kigare. Wamubaza utira ijoro ko watinze gutaha, ati rwose narinde mu kabyiniro na runaka, nushaka umubaze. Wamubaza utize kuki watinze kuri telefone, ati si kanaka se twavuganaga, nushaka umubazi. Uwo musore burya ushaka wamwigaho neza, kuko kenshi umuntu uhora akubwira inshuti ye mu biganiro ashobora kuba hari byinshi bahuriyeho kandi bitari byiza, ahubwo akumva yuko nubaza runaka w'inshuti ye aramukingira ikibaba. Ikindi kimenyetso kizabikubwira ni iki ngiki, kigira nkaho atabonye kwa muhamagaye. Ni kenshi umuhamagara nakwitabe, nuko habishakiye akaza kuguhamagara, wamubaza uti se kutanyitabye, ati sinabibonye. Umwana ba muri kumwe koko wareba ugasanga naherekana ko wigeze umuhamagara ngo mubure, nyamara iyo muri kumwe telefone ye nimuvaho aba yifite. Ese ni gute wowe atakwitaba? Nuko atabona ko wamuhamagaye kandi mwaba muri kumwe, abandi bamuhamagara bakamubona. Cunga neza urebe niba koko abadashaka kukwitaba. Niba abadashaka kukwitaba, nyine uzakurema kawe karenge, kuko uwo musore si umwizerwa na gatoya, ukibibona ushatse wakigendera. Ikindi kimenyetso cya gatatu ni iki ngiki, kigira nkaho nta nshuti agira. Na rimwe uzabona akwereka inshuti ze, ndetse n'iyo ubimubajije akubwira ko inshuti ari izo kugusenyera umubano no kwivanga mu byanyu. Ariko se niba nta nshuti, nta nubwo afite abavandimwe, nta muryango agira se, none se iyo ari online abacatinga nande? Iyo usanze ari kuvugira kuri telefone abahamagarana nande? Acunga neza niba uwo musore mukundana adafite undi mukobwa bakundana, cyangwa uwo mukobwa afite undi musore bakundana, ahubwo izo nshuti zikaba zizi uwo wundi wowe adashaka ko bakumenya. Cunga neza rero urebe niba koko abatakubeshya. Ikindi kimenyetso cya kane kindi ni iki ngiki, nashyira telefone hasi. Wamuhaye umwanya, wamusuye cyangwa mwasohokanye, ariko uko telefone isonnye cyangwa ivibuye ahita yifata akarebaho cyangwa akayitaba, ukabona ari kumwenyura ari gusoma iyo message. Wamubaza uti se ninde utumye useka sheri? Ati nawe. Niba nawe akubwira ushaka wamusiga burya, kuko afite abandi bamushimisha kurusha wowe, kuko niyo muri kumwe ahita yitaba telefone yabo vuba vuba, kugira ngo akomeze bamuhe ibyishimo ashaka. Ikindi kimenyetso cya gatanu ni iki ngiki, nashobora gukeka ko ari wowe uramutse umuhamagaje indi nimero. Yego wenda ntiyapfa guhita amenya ijwi ryawe, ariko burya umuganirizamo akwiye kuba asanzwe abimenyereye. Nuko mwamara umwanya muganira, wamubaza uti se wamenye? Ati hoya. Uti basi tomboza wumve, ukumva reka ntabyo ashaka gukora. Uzi impamvu? Aratinya ko yaba ari daforoza umuhamagaye, maze akaza kuvuga ngo ni specioza, wamubwira gusubiramo akavuga Jacqueline. Uretse ko yakanabaye azi ijwi ryawe niba mumaranye igihe. Icya gatandatu kindi ni iki ngiki, mubaze ngo nta yindi nshuti ufite, urebe ubusobanura guha. Ubundi umusore uri mukuri ahita gusubiza yahuranyije, uti nawe mfite cyangwa nari mufite turatandukana. Ibyo bikaba birahagije. Ariko umusore ukubeshya azaguha ubusobanuro utanamubajije, akubwira uburyo undi yamuhemukiye, ubundi yamutaye, uko yari indyarya, mbese avuge nk'abagombozi. Abasore bavuga izi nkuru baba babeshya, batendeka, bashaka kwigira bere, cyangwa se akaba ashaka kukuruhukiraho gusa, byazarangira agasubira hahandi. Oca akenge mu magambo agusubije, utore mbirizima, maze nawe uhite ufata umwanzuro. Icya karindwi kindi ni iki ngiki, nashobora kuguhamagara izina ryawe, kukwita sheri, shushu, behani, uba wumva ari byiza. Ariko se kuki atanyuzamo ngo aguhamagara izina ryawe bwite? Uzi impamvu? Ashobora kuba ataryibuka cyangwa adashaka kuzinyuragura mu munsi umwe, nuko agahitamo guhora kwita utwo tuzina, kuko ni rusange n'ejo azayita, undi bazahura ntazavumburwa. Musaba ajya anyuzamo akwita amazina yawe bwite, urebe ko azabibasha.
Icyamunani kindi ni iki ngiki, ntashaka kukujyana iwabo. Niba koko aba wenyine wenda kubera akazi cyangwa se izindi mpamvu runaka nko kwiga, nta kundi niho uzamusura. Ariko niba iwabo kuki atiraho kumusurira cyangwa se agashaka ko muhurira ahandi? Iyo umubajije wasanga akubwira ngo rwose iwacu bagira amahane, niba baba bashaka ko ari umukobwa unsura. Ese niyo byaba byo buriya kuki bamubuza? Hari impamvu kandi kuyimenya byagufungura amaso. Shishoza, nushaka kumenya impamvu uzayimenya, ariko cakenge umanze umenye uyu musore impamvu atakujyana iwabo. Icyakindi nacyo kibanziriza icyanyuma burya gishobora kukwereka umusore utari umwizerwa ni iki ngiki. Ukimuha nimero ahita gukunda. Uyu we nimuramenyana, mwahuriye wenda mu bukwe, mu nama se, muri bisi cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, nukaguhamagaye ubutitsa, ariko akurata akubwira uburyo agukunda, ukuntu atabata gufite n'ibindi binyoma byinshi, nawe rega ukikiriza uti mbonye urukundo. Ndakurahiye ayo ni amareshya mugeni kandi si yamutunga. Nakubwiye ko turi kurebera hamwe ibimenyetso bigera ku 10 bizakwereka ko umusore wihebeye udakwiye kumugira umwizerwa. Icya 10 nacyo cyanyuma ni iki ngiki, ahahura n'udukingirizo mu ikofi. Yego nibyo nutwo kwirinda sida n'izindi ndwara no kuba yatera inda atateguye, ariko se ni gute akagendana mu ikofi kuki atakabikiwe? Usanze harimo kamwe kandi ubushize twari tubiri, ati nagahaye kanaka nushaka umubaze. Ibuka yanjye ngo nakubwiye bwa mbere yo kuba wa mushuti wiwe yanshutiye magara ayibitsa amabanga akomeye, ndetse ikanamukingira ikibaba. Ashobora kuba akubwije ukuri koko, ariko ashobora kuba nakubeshye kuko yanshutiye bafatanya mu bintu byinshi ndetse inamubikira ikibaba. Cakenge rero utekereze neza, urebe ko uwo musore mukundana atakubeshya, kandi bizagufasha gufunguka amaso yawe, maze nusanga akubeshya uhitemo ayandi mayira. Iyi ni Story House, ibuka gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Imana ikomeze kubarinda.